Waba warigeze urinda ubusugi bwawe kugeza igihe ugiye gushakira cyangwa washakiye? Niba warabikoze cyangwa utarabikoze, uyu munsi nkufitiye inkuru nziza kandi mbi. Ni inkuru y'ibyiza n'ibibi byose bizakubaho mu rugo rwawe, kuva ushatse kugeza rusenyutse cyangwa se rukomeye. Murakaza neza, ndanabasuhuje. Nitwa Eric Radu nk'ibisanzwe. Reka duhere ku nkuru nziza y'ibizakubaho. Inkuru nziza ya mbere ni iyi: uzashaka kandi wenda uzanakora ubukwe bwiza bw'igitangaza, abantu benshi babuzemo, uhabwe impano nyinshi zigiye zitandukanye, ushagarwe n'abantu benshi muri ubwo bukwe. Iyo rwose ni inkuru nziza, birashoboka ko bizaba. Gusa ikindi ugomba kwibuka, nubwo uzaba uri mu bukwe kandi wakoze ubukwe bw'igitangaza, ugomba kwibuka ko mu bantu bazaba batashye ubwo bukwe hazaba harimo abahungu mwigeze gukundana yewe mwanaryamanye, aho kugira ngo bakubone mu ishusho yo kuberwa, ahubwo bari kukubona wambaye ubusa imbere yabo. Bari kuganira bavuga bati uriya nawe azanye umugore, uriya naramuraranye, kandi uriya naramuriye inshuro zose nishakira. Umenye ko mu bantu bazaba batashye ubwo bukwe rwose nabo bazaba barimo. Ubwo umugabo wawe azaba ameze ute mu mutima, wowe se uzaba umeze ute mu mutima? Bazakomeza bakuganireho bavuga bati uriya musore cyakora umuzanye afite amafaranga, ni n'umusore mwiza witonda. Ariko ntibazabura kuvuga bati nubwo yitonda azanye umugore wa birayoreka, umugore ugira ubuntu we. Uramenye ntundakarire, ndi kwivugira ibyo nkeka bizakubaho. Nta nubwo nahamya ko ari byo bizakubaho, ariko ibyo bintu ndabikeka cyane ko bishobora kuzakubaho. Reka tuve mu bukwe twigire mu ijoro ryawe n'umukunzi wawe. Iryo joro uzaba ugiye gupfundura agaseke wageneye umukunzi wawe. Inkuru nziza izakubaho rero dore ngiyi: umukunzi wawe uzamushimisha pe, azishima cyane no kurusha igihe cyose yigeze kwishima, kubera ko ibyo bintu hari igihe ari ubwa mbere azaba abikoze, kandi azaba ahuye nawe wabikoze cyane ndetse unamurusha kubikora, bityo umushimishe yumva abuze aho ajya n'aho akwirwa. Ariko reka nkubwire inkuru mbi izakurikirana n'ibyo. Yaba abikoze bwa mbere cyangwa atabikoze bwa mbere, ubwo ndavuga uwo mukunzi wawe, umenye ko ari umuhungu kandi byanga byakunda hari amakuru azaba abifiteho. Ayo makuru azaba afite ni ay'umukobwa w'isugi uko aba ateye n'utari isugi. Byanga bikunda mu mutima azaba yibaza ngo kuki uyu mukobwa atari isugi. Hari n'igihe azapfundura akakubaza ati se sheri, wigeze kubikoraho? Ni ukuri ushobora kuzamubwira uti ntabyo nakoze, cyangwa se ukamubwira ko uwo mwakundanye mbere wamukunze akakubeshya ukagera aho umuha ibyawe byose. Inkuru nakubwira ni uko umugabo wawe azikiriza, ariko ntago azabyemera. Uribuka rya zina mu bukwe ba basore bakwitaga ugira ubuntu birayoreka? Ako kanya umugabo wawe nawe azahita atangira kurikwita. Gusa ntabwo azapfundura ngo abikubwire, ariko azarikwita mu mutima. Ikizabikubwira ni uko uzabona atazigera na rimwe akwizera. Utazabona yakuragije imitungo ye yose, yaguhaye biri mu rugo ndetse n'ibiri ahandi hose, ngo maze wumve ko umugabo wawe akwizera. Oya, umugabo ukwizera n'uzakwizera akakwizera no ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ntagire uwo agukekera, ndetse akabaho atuje mu buzima, ku buryo yajya n'ahantu akahamara umwaka yumva umutima we uri mu gitereko kandi atekanye. Nubona rero ataje ahantu gatindeyo amareyo igihe, ahangayikiye urugo cyane kandi adahangayikiye inzara, ahubwo ahangayikiye uko urasigara, jya umenya ko uwo mugabo atakwizera. Ikindi kintu uzatangira kubona rero ni ukugufuhira bikabije kandi waramaze kuba umugore we. Azagufuhira cyane, ujye wibaza impamvu abikora. Mu by'ukuri ntago azaba akwizera, ntago azaba yizeye ko icyatumye ubikora uri umukobwa n'ubundi utabikora uri umugore. Niyo mpamvu uzabona umugabo wawe agufuhira bikabije, warangiza ukibaza uti ibintu biterwa n'iki. Ibyo ngibyo byonyine bishobora no kuzabatanya, bitewe n'uko azajya agukekaho ibyo utakoze kandi mu by'ukuri utanabikoze. Ikindi nakubwira kandi, umenye ko azaba agufata nk'umunyabwenge buke, umuntu utarigeze ubasha guhangana n'ubucabiranya bw'abasore cyangwa abagabo kuva mu myaka ye kugeza akuze. Wumve nyine uko azaba agufata, umunyabwenge buke. Muranyihanganira, hari icyo nanibagiwe kubabwira. Nanibagiwe kubabwira ko 80% k'ingo mubona zisenyuka akenshi biba bishingiye ku gitsina, hanyuma 20% gasigaye kaba gashingiye ku bukungu n'imitungo. Gusa wumva utuje, kuko ibi ngibi ntago azigera bikubwira akoresheje umunwa we. Oya, ntago uzigera ubimwumvana, ariko umenye ko byanga bikunda azaba bitekereza. Ndagushimiye niba wakurikiranye kino kiganiro. Bakobwa, murinde ubusugi bwanyu. Ciao ciao.